Imana nishimwe, ndabaramukije muri atandukanye. Turi ku cyumweru, ni tariki 27 z'ukwezi kwa kane 2025. Yesu ashimwe, haleluya. Hanyuma uyu munsi turi ku munsi wacu wa commanding your day, ni umunsi wacu wa magana cyangwa se umunsi wacu wa 38 wa commanding your day, kwezi kwa kabiri. Rero Imana ishimwe. Hanyuma uyu munsi turasoma hano muri Zaburi, ni ibice 106, umurongo wa 3 n'uwa 4. Reka rero dusoma. Bibiliya irambwira ngo hahirwa abitondera ibitunganye, hahirwa ukora ibyo gukiranuka iminsi yose. Haleluya. Umurongo wa 4 akambwira ngo Uwiteka nyibukana imbabazi ugirira abantu bawe, nyibukana imbabazi ugirira abantu bawe, ugenderane agakiza kawe, cyangwa se ugenderane agakiza kawe. Amen, haleluya. Ngaya amasengesho tugomba gusengera muri kino gitondo, ubyuka ujya muri shuguri zawe. Bibiliya iratubwiye ngo Uwiteka aje kugirira neza, arakubwiye ngo hahirwa abagendera mu Uwiteka inzira zitunganye, bakagenda mu nzira nziza. Kavuga ngo kandi hahirwa ukora ibyo gukiranuka. Mana ushimwe, muri kino gitondo Imana irakubwiye ngo haguruka ukora ibyo gukiranuka, haguruka ukora ibitunganye, ujya gusenga, ujya muri shuguri zawe, reka Uwiteka abane nawe. Birayambwiye ngo harahiriwe ukora ibyo gukiranuka. Uwiteka we, unyibukana imbabazi zawe, ugirira abantu bawe. Oh my God, ungenderana agakiza kawe. Ngira isengesho ugomba gusenga, ujya gusenga, ujya muri shuguri zawe, ubyuka, Uwiteka kugenderere, akubonesha ijisho ry'imbabazi mu izina rya Yesu. Reka gukoreho, reka kuguhindurira amateka, reka ibikugoye abikureho none kugeza iteka ryose. Amen.